sashimwe. Reka rero muri uyu mugoroba mwiza Imana ikongerere umugisha kandi yaguhaye umugisha wo kubana nayo, tukaba tugize umugisha wo kubana n'Imana muri uyu mugoroba. Reka buri muntu wese agira amahirwe yo guhereza ikiganza mugenzi we amubwire ati Yesu nashimwe. Ese amen. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka dushimire umuyobozi Ishmael umaze kutwigisha icyigisho cyiza ndetse gikangurira abasore bacu kongera gutekereza ahazaza habo ndetse n'imibanire myiza, dore ko umuryango muzima kandi urugo rwiza ari rwo juru ritoya. Imana rihimbazwe. Benshi rero yenda bashoboye kubyumva bakumva ari ibisanzwe, bakumva ari ibimenyereye, ariko ntekereza ko itangiye nabi usoza nabi, si byose? Burya niba utangiye urugo ariko utarwishimiye ni akaga gakomeye cyane. Burya mu buzima bw'umuntu nta kindi kinezezwa nko gushaka urugo rwiza. Burya amafaranga ni meza turanayakunda aranezeza, ariko burya nta kinezeza nko gushaka urugo rwiza ugatangira neza ukishima. Ushobora kugira amafaranga menshi y'ikirundo ariko nyamara igihe utanezerewe, igihe winjira mu rugo ugasanga nta kigenda, aba ari akaga gakomeye cyane. Ntabwo rero amafaranga menshi ari ijuru rito, yemwe ndetse ntabwo ubukire bw'indengakamere ari ryo juru rito, ariko urugo rwiza ni ijuru. Yego, turashimira Imana rero duhereye ku mugoroba w'ejo cyangwa se ko twatangiye. Nshuti zanjye, burya niba ari akaga gakomeye cyane ni akaga ko gukererwa. Yego, ntugira amahirwe akomeye cyane yo kwiga ibyigisho nk'ibi, ariko ntekereza ko burya iyo dufite urugo rwiza tuba twatangiye ijuru ryiza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Mbese muri uyu mugoroba ndabona mwicaye neza kandi abantu baratuje, ndetse ndabona uyu munsi atari nk'ejo. Ndabona uko ejo abantu baje ari abarakare, ndabona uyu mwanya wa none benshi bareba neza kandi banezerewe. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ni bangahe banezerewe nkanjye muri uyu mugoroba? Amen, amen. Ndabona ariko hari abashinze ikinyo ku kindi batari kuvuga, ariko humura, nezerwa, Imana iragukunda. Izina ry'Imana rihimbazwe. Reka ndebe niba hari abantu bagize amahirwe akomeye cyane yo kuboneka muri uyu mugoroba, akaba aribwo bwa mbere baje. Byashoboka ko baba aribwo babonye irarika, aribwo bagenzi babo babagezeho, aribwo bumvishira ijwi rivugira ahangaha ku karubanda, bakaba bati uyu munsi natwe nubwo aribwo bwa mbere ariko turabana n'abana b'Imana kandi twese dufatanye kwitegura Yesu Kristo. Akaba aribwo bwa mbere yaje. Ashobora kuba ari umushyitsi, ashobora kuba ari undi usanzwe, ariko hari abantu baje bwa mbere maze bazamura ikiganza muri uyu mugoroba. Izina ry'Imana rihimbazwe. Data wese kumurwita mushyira hasi, muzamure mu izina rya Yesu. Amen. Yego, izina ry'Imana rihimbazwe. Bityo rero reka dushimire Imana yabanye namwe, kandi reka dushimire umwanzuro mwiza n'igitekerezo cyiza mwafashe cyo kubana natwe muri aya materaniro yo kwiga ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Ni bangahe bampereye Imana icyubahiro kandi bakakira abavandimwe bacu baje bwa mbere? Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza mu izina rya Yesu. Ndamenyesha ko mwahisemo umugabane mwiza kandi umwanya mwiza mutazicuza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nkuko rero umuyobozi yatwakiriye, njyewe nitwa Daniel Musisi, wacu ni mu karere k'Ubugesera. Ndi naha kugira ngo tubane namwe maze twigane ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Kandi tukiri hano rero, reka nongere mbibutse ko turi kwiga kino gitabo. Nshuti zanjye, nababwiye ni igitabo cyiza cyane kandi gikundwa hafi n'abantu 95% abo bose bakunda iki gitabo, kandi niko biri. Ni igitabo kivuga ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nababwiye ngo n'inkono yatetswe n'umuhanga iteka mu buryo 12. N'umuzinga wagetswe n'Uwiteka wo kuhakura barawuhakura. Ni ikirombe kirekire cyane kirimo amabuye y'agaciro, ariko kimanukwa n'abagabo n'abagore batari abanyabwoba. Ntabwo kigira amatiku n'amatindi gasani, ntabwo kigira amadini ndetse n'ibindi, ntabwo kigira ababanda n'abakeba n'abazigaba, ahubwo kirimo abana b'Imana bagendera mu mateka n'amategeko y'Imana. Izina ry'Imana rihimbazwe. Hahirwa rero wumva amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo, kandi hahirwa n'abayumva, hahirwa usoma, hahirwa n'abayumva bakitonera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bityo rero ku munsi uzaba utaramanywa kandi ntuzaba ari ijoro,
abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bakunze kugira amahirwe yemwe ndetse yo kukiga kandi bakakibuganirizamo bakakimenya, uwo munsi wa none bazaba bahagaze mu cyubahiro cy'Imana, izina ry'Imana rihimbazwe. Igihe izuba rizaba rihawe kokesha, maze iyi nyandiko ivuga amagambo akomeye cyane ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, rya zuba ryo gukiranuka rizabarasa rifite kugeza munsi y'amababa yaryo, izina ry'Imana rihimbazwe. Cyo rero nicyo gitumye tuzana namwe muri uyu mugoroba kugira ngo twigane neza amateka y'iki gitabo, izina ry'Imana rihimbazwe. Dufite rero insanganyamatsiko y'iki cyigisho cyacu cyangwa se ibyumweru bibiri, nuko itubwira amagambo akomeye cyane ngo muhagarare mu nzira murebe kandi mubarize inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Yeremiya 6:16, nimuhagarare mu nzira murebe kandi mubarize inzira za kera, aho inzira nziza iri aba ariyo munyuramo, nibwo muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Nshuti zanjye, nuko muri ibi bigoroba 14 twifuza ko abantu bagira amahirwe ndetse yo kubona inzira nyabagendwa, yemwe inzira yemewe n'Imana kandi inzira iruhura imitima, kuko umugabane munini w'abatuye umubumbe benshi bararuhijwe, benshi bararara rwa ntambi, benshi babuze epfo na ruguru. Ariko reka manza mbabwire nshuti zanjye, kabubashye Imana bagakunda kino gitabo, babasha kubona uburuhukiro mu mitima yabo, izina ry'Imana rihimbazwe. Nicyo kitugenza muri uyu mugoroba, nicyo dusabira buri muntu wese, kugira ngo buri muntu wese ashobore kuruhuka kandi aruhukiye mu Mana, mu izina rya Yesu. Reka rero twongere tugarukane namwe muri uyu mugoroba, maze tugaruke ku nsanganyamatsiko y'icyigisho cyacu. Reka turebe mbese ni bangahe bibuka amagambo y'icyigisho twize ku mugoroba. Ku mugoroba twize ngo iki? Ku mugoroba twize ngo iki? Ndatekereza ko ari icyigisho buri muntu wese atazibagirwa. Yego, twigaga amagambo ari ku nsanganyamatsiko ivuga ngo nudahinduka bizagira bite? Oya koko nudahinduka buzahinduka. Wowe twumvira mu nzira nyabagendwa, wowe twumvira aho waba uri hose, nutanahinduka bizahinduka, nudahinduka bizahinduka. Muri uyu mugoroba tugiye kwiga amagambo ari ku nsanganyamatsiko ivuga ngo iki? Reka turebe abibuka. Nababwiye ko tuzajya tuza mu iteraniro tuje kwiga, ntabwo tuza ngo tubyine maze ngo tubyine ka mucerengeri, yemwe ngo tukore ibyo dushaka, ahubwo iki tuzana hano ukwiga. Kandi umunyeshuri mwiza ni umunyeshuri uzana agakayi n'agakaramu maze akaza tukiga. Mwandike rero kandi mwanditse, ngaho nimusome mu dukayi twanyu. Harya tugiye kwiga ngo iki muri uyu mugoroba? Kuko ngewe igihe icyo ari cyo cyose manza gutangaza insanganyamatsiko tuziga ku mugoroba w'ejo. Ubanziriza tutangaza icyigisho tuziga ejo. Bityo reka turebe niba muri abanyeshuri b'abahanga. Kandi ndabona hari abashyira hejuru, hari n'abadashyira hejuru. Ariko reka manze mbabaza akabazo k'amatsiko, ni bangahe twari kumwe ku mugoroba? Uzi ko hari ku mugoroba nazamure? Ndabona rwose mwazamuye, Imana ibahe umugisha. Bityo rero nahera rero ku murongo gutya mbaza, uretse ko batazongera kwicara imbere, ariko ntekereza ko muri abanyeshuri b'abahanga, ko mwese mwari muhari, nagakwiye guhera ku murongo gutya mbaza buri muntu wese. Ntabwo ndi kubabaza icyigisho twaraye twize, ahubwo ndi kubabaza icyigisho tugiye kwiga muri uyu mugoroba. Nimufate dukayi twanyu rero maze musome. Tugiye kwiga ngo iki? Ubyibuka nashyire hejuru. Hari abari gushyira hejuru gakeya, hari abari mu muhanda bari kuvuga ngo ngewe ntabwo mwabumvise. Yego, nibyo, kuko ndabizi ko ari abatwumvira mu nzira nyabagendwa, kandi n'iby'igiciro, kuko nawe nadahinduka bizagira bite? Nadahinduka bizahinduka. Harya tugiye kwiga ngo iki muri uyu mugoroba? Sikubona umukecuru dogiteri rwose yabashubije kubyibuka, ariko ni umuhanga, ni umunyeshuri w'umuhanga, bafite agakayi yandika. Izina ry'Imana rihimbazwe. Bangahe bampereye Imana icyubahiro? Amen. Ndanezerewe cyane kubona umukecuru nk'uyu, kandi hari abasore bari gutekereza ati harya twize ngo iki bwoko agira Imana? Harya yavuze ngo iki? Ndabonaga abasore benshi ibitekerezo byabo arenze bari kubishakisha, kandi umukecuru ariturije rwose. Yego,
ariko mujye muzana agakayi n'agakaramu mwandike, ntimukajya muza muzunguza amaboko gutya gusa, kuko n'abadayimoni iyo bumvishe intumwa z'Imana zirondora mu byanditswe nabo bandike mu mutwe ibibwiriza bizatangwa. Nababwiye ngo marayika w'Uwiteka afite ikaramu yitwa Reholomu, nawe ku isaha nyasaha yatanzwe aba yamaze kugera hano nawe akandika. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nawe niba uri umwigishwa wa Bibiliya uzajya uzana agakayi n'agakaramu wandike, kuko burya baca n'umugani mu Kinyarwanda ngo iyimijwe n'ikaramu ntiramburura. Harya namwe niko muzi? Yego. Kandi byanadufasha kugira akaba ari umuzinde cyangwa se ari umuti wo kwibagirwa. Mujye muzana udukayi n'udukaramu mwandike rwose. Tugiye kwiga muri uyu mugoroba amagambo ari ku nsanganyamatsiko avuga ngo umuhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga. Uwo niwe tugiye kureba hamwe muri uyu mugoroba. Ejo tuzaba turi kumwe namwe ku nsanganyamatsiko ivuga ngo ikintu cy'ingenzi cyabayeho mu mateka y'isi ni ikihe? Ngo ejo tuziga ngo iki? Ikintu cy'ingenzi cyabayeho mu mateka y'isi, cyangwa se ikintu cy'ingenzi kuruta ibindi mu mateka y'isi cyabayeho ni ikihe? Ayo niyo magambo tuziga ejo. Ndabona munteze amatwi muri kureba mutari kwandika, ejo muzibagirwa, ariko muzajye mwibuka ko iyo tuje muri aya materaniro tuba twaje kwiga. Yesu nashimwe. Se turi kumwe muri uyu mugoroba? Yego, niba turi kumwe rero tugiye kongera kubana namwe, kandi ndasaba gukurikirana yemwe ndetse guhuguka mu buryo bukomeye cyane. Ejo tuziga ngo ikintu cy'ingenzi kuruta ibindi mu mateka y'isi cyabayeho ni ikihe. Mwese rero muzagerageze kandi muzaze mwiteguye kwandika kugira ngo dushobore gusobanukirwa neza. Naho muri uyu mugoroba tugiye kwiga umuhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga, maze tugiye kubaza cya gitabo nababwiye nshuti zanjye, igisabo gicundwa n'abarambije abarambiye batashye. Tugiye kubaza kino gitabo umuhanzi w'icyatwa kurusha abandi bahanzi. Reka rero mufate Bibiliya zanyu kugira ngo dusome, ngaho mwandike mwiteguye kwandika, kubera ko mvuga vuba nihuse cyane bigusaba kubanza kwandika imibare. Iyo ugiye kwandika izina ry'igitabo mwene Mana ndagusiga kuko mvuga nk'uwacometswe. Reka turabacometswe mu izina rya Yesu. Nakubwiye ngo nuza mwuka wera atagucometse yenda ufate inzira wigendere, kuko kukubwiriza ntacyo biri bukumarire. Va hirya no hino muvaho mwari muri, maze mwicara aha kandi mwicare nk'abacometswe na mwuka mu izina rya Yesu. Abiyumva ko mwuka yabacometse ni bangahe muri uyu mugoroba? Amen, amen. Yego, tugiye rero kwiga rero, kandi iyo mvuze ugerageza kubanza gukoresha imibare, kuko nudakoresha imibare ngo wihute ukandika izina ry'igitabo urasanga nakarenze rwose. Tugiye gusoma Yesaya 45 umurongo wa 18. Ubwo wandika 45:18 izina ry'igitabo ukarigarukaho nyuma. Yesaya 45 umurongo wa 18, Zaburi 33 umurongo wa 6 kugeza 9, Zaburi 19 umurongo wa 1 kugeza 4, Yeremiya igice cya 10:11-12, Yesaya 44 umurongo wa 26-28, Zaburi 14 umurongo wa 1, Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18-19. Nabasize ariko ko nzi ko muri abanyakigali mbazigane rwose. Ndabizi ko muri abanyakigali mwandika vuba rwose, kandi amashuri yanyu muyatangira mugifite imyaka 3. Turi kumwe ariko? Yego, nababwiye ngo iyo twihuta kandi iyo twandika mubanza imibare. Ntekereza ko ku mibare yose navuze wakagombye kuba wayanditse. Musoni Frederic kucometse nagusize nawe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ariko ko ndeba hari abarakare. Yesu ashimwe. Muhumure mu mwenyira Imana irabakunda. Muri mu materaniro yera muhumure, kandi niba hari n'ufite icyo dupfa nareka icyo dupfa tubagarira icyo dupfana mu izina rya Yesu. Amen. Harubona arakajera, harubona hohote se. Naretse ko mwashinze ikinyo ku kindi, hari uwabwiye ko ntera umwaku. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Haribwo abantu kwerekanye iryinyo ryabo reka da.
yego niba twajyanye neza, ntekereza ko imibare nayivuze. Nababwiye ngo tugiye gusoma Yesaya 45:18, Zaburi 33 umurongo wa 6 kugeza 9, Zaburi 19 umurongo wa 1 kugeza 4, Yeremiya igice cya 10:11-12, Yesaya 44 umurongo wa 26-28, Zaburi 14 umurongo wa 1 na Yesaya igice cya 1 umurongo wa 18 kugeza 20. Niba musoni utaramara kugerayo, ngwino urebe hano kugira ngo witegure gusoma maze ducomeke mu izina rya Yesu. Tugiye kwiga ngo umuhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga. Mbese uyu muhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga ninde? Musoni ko nakubwiye ngo uhaguruka ko utahagurutse. Niba utarwaye ngwino mu izina rya Yesu. Ko nta ntwaro yawe uzanye, urakoresha iyanjye. Reka rero muri uyu mugoroba kandi twese twitegure kujyanamo mu izina rya Yesu. Nkuko rero namaze kubabwira, muri uyu mugoroba tugiye kwiga iby'umuhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga. Mu gihe agisoma aya masomo rero, kandi mu gihe Mwuka w'Imana asoma, kuko nababwiye ko Bibiliya ntabwo ari Igifaransa, si Ikinyarwanda, ntabwo ari Icyongereza, si Igiswahili, ahubwo Bibiliya yanditswe mu rurimi rw'Ikanani. Ndagira ngo rero abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bashobora kuyumva nuko baba bacometse mu izina rya Yesu. Muri uyu mugoroba mu gihe dusobanuriye isoba, cyangwa igihe mugenzi wanjye arimo reba ayo masomo kugira ngo twihute, muhumure, turajya tuyagarukaho nyuma rwose. Yenda mwe mwanditse, ariko muzi ko tugiye gusoma tugenda tugaruka kuri aya masomo. Nyavuga vuba cyane kugira ngo buri muntu wese akanguke. Ndibuka nasomaga igitekerezo cy'umugabo umwe w'umunyabwenge, yari igihangange, ari umunyabwenge mu buryo butangaje. Yewe uwo mugabo yari igihangange kandi akaba umunyabwenge, akaba umuhanga mu buryo bwo kwigisha, ku buryo yashoboraga gufata ikipe y'abantu akabigisha ibyerekeye by'iyi ntebe, akabigisha uburyo ari umukara kandi ari umweru muyireba, ariko akabemeza mwese mukarangira mwemeje ko iyi ntebe ari umukara kandi ari umweru. Nuko maze igihe kimwe aza gutumira abantu benshi, yemwe arabatumira bava hirya no hino batandukanye. Nuko maze bose baraza baricara, maze igihe bari bamaze kwicara, yari yatumiye abantu batandukanye bari mu nce zitandukanye hirya no hino. Nuko maze uyu mugabo atangira kubigisha ibyerekeye by'ubwenge bwe n'ubuhangange bwe, ariko abigisha ibyerekeye yuko mu ijuru bavuga ijuru ritabaho kandi nta Mana ibaho. Hari haje abantu b'abahanga mu by'iyobokamana, hari haje abantu bafite ubumenyi mu bya Bibiliya, hari haje abakristo batandukanye, ariko abigisha bereka ko ibyo bavuga n'ibyo batekereza iby'ijuru n'Imana bitabaho. Abereka uburyo ibintu byagiye biva mu ihindagurika, abereka byose uko byagiye bimera. Nuko maze abantu bose arabemeza. Amaze kubemeza, nuko maze arabwira, tumva, ninde mu banyabwenge, ninde mu bahanga n'ibihangange washobora gahangara kubahuka maze akambaza ikibazo kimwe cyangwa bibiri? Nuko abantu bose baratinya, kuko bari bamuzi ko ari umunyabwenge uteye ubwoba. Nkuko muzehe Ishmayeli atubazaga mu cyigisho cye, havuga ati, ngaho nimuze mumbaze ibyirambagiza n'irambagizwa ry'abasore n'inkumi bo muri iyi minsi ya none. Mbese wavuga iki ko ari agahomamunwa? Twese twatinya. Ariko uretse uriya mugabo nawe waje ari kwiyeranja. Ariko iby'iki gihe n'agahomamunwa, keretse iyo ijuru rirambuye ikiganza ukagira amahirwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Ariko reka dushimire Imana kuko dufite Imana mu izina rya Yesu. Nuko abantu bose baratinya, maze abantu bose batinyira bwatumva, ninde wo mu banyabwenge w'umuhanga, ninde wo mu banyabwenge w'igihangange, maze aze agira icyo ambaza mu bigendanye ndetse n'ibyo bavuga ko mu ijuru hariho ijuru cyangwa se Imana ibaho. Yari amaze kwerekana uburyo ibintu byose byagiye bibonekaho mu ihindagurika. Nuko arabwira ati, ninde wambwira iby'iryo juru? Hari ubwo mu cyigisho njya gusoza icyumweru cya mbere, hari ubwo njya nsoza nigisha mfite insanganyamatsiko y'icyigisho ivuga ngo ijuru ni iki kandi riba hehe? Sinzi uwagutungura muri uyu mwanya, ahubwo tumva ndashaka muyobozi, nabonye mufite igiterane kidasanzwe, ariko se muse mbwira ijuru ni iki, icya kabiri riba hehe? Ntabwo nshaka leta nsubiza muri uyu mwanya wa none, ariko tekereza baramutse bagutunguye ngo tubwire ijuru ni iki, icya kabiri riba hehe? Subwo kugisubiza byakorohera. Ijuru ni iki kandi riba hehe? Cyo tuzakigana turi gusoza icyumweru cya mbere.
maze abantu bose baratinya. Ariko muri icyo gitekerezo barandika ngo hari akana k'agahungu gatoya kari kaje kari hagati y'imyaka 7 n'8, nako kari kaje gakurikiye, kari gakurikiye abantu, nuko nako kari kazanywe ndetse no kumva iby'icyo giterane. Nuko maze igihe umwana muto nako banditse ngo n'umwana w'imyaka 13 wari waje akurikiye abantu, nawe yaje kumva amagambo y'icyo gihangange. Nuko abantu bose abonye batinye, nuko kakana gashyira hejuru ikiganza, nuko abo bari bicanye nabo bakakamanura bati have have, dore abantu bayobewe, nawe uri gushyira hejuru. Wasomye ko tugiye gucumeka, wamaze kugerayo. Nuko maze uyu mwana bagasubiza hasi, ariko akanga kazamura ikiganza. Maze uwo munyabwenge abayabonye kakana arabwa atumva, uwo ni mumureke nawe, niba hari ikibazo ashaka kumbaza. Birashoboka ko hari icyo yabashaka kumbaza. Bandi bati n'abakuru n'abanyabwenge batinye, batari ko ni mumureke. Nuko maze akana karahaguruka, kari gafite agashakoshi kako ku rutugu, kari kakoze urugendo rurerure cyane, kandi muri ako gashakoshi yari yitwajemo imineke 5. Nuko maze uyu mwana arahaguruka ajya ku meza. Igihe yahagurukaga ku meza cya gihangange, arabwira tumvanya kubahwa, ndagira ngo ugende wicare nawe unyitegereza mu maso, kugira ngo ikibazo cyanjye nkubaze nawe unyitegereza mu maso. Nuko cya gihangange kiragenda kiricara, kuko yashaka ugomba kumubaza. Nuko aravuga ati ntabwo nkubaza duhagararanye, ahubwo icane imbere yanjye unyitegereze mu maso, ndabona kukubaza undeba mu maso. Nuko nawe aragenda aricara. Igihe yari yicaye, wa mwana afata ka gashakoshi ke, akuramo umuneke umwe muri ya mineke 5 yari yazanye. Igihe yibereye ku meza nk'uko musoni yibereye hariya ku meza nk'uwo mwana, nuko maze atangira gutonora wa muneke we. Abandi bose baricaye, harya n'igihanganye nacyo gize gite? Yego, umwana arabihorera rwose, yitonera umuneke we. Amaze kuwutonora, yemwe werekana, nuko maze umwana ashuna cyangwa se arumaho ku muneke bwa mbere, arongera bwa kabiri. Abantu bose, imbaga y'abantu benshi baramureba. Nuko maze igihe yari amaze kurumaho bwa kabiri, ahita atunga umuneke cya gihangange, arabwira ati wa munyabwenge w'igihangange we, wabasha kumbwira uburyohe bw'uyu muneke? Nuko nawe araceceka. Arongera aramubaza, tumva ikibazo nkubaza cya mbere, wabasha kumbwira uburyohe bw'uyu muneke? Nuko ndagiye kumusubiza, aravuga tumva ntabwo nabasha kumenya uburyohe bw'uwo muneke kuko ntawuriyeho, ni wowe uzi. Nuko aravuga tumva uko utashobora kumenya uburyohe bw'uyu muneke, ni kutashobora kumenya uburyohe bw'ubwami bwo mu ijuru n'abagenzi bazarijyamo. Nuko amaze kubimubwira, uyu munyabwenge w'igihangange ahita amanika amaboko, aravuga ati uyu mwana aransinze rwose, ntabwo nigize nsogongera ku iby'ubwami bwo mu ijuru, niyo mpamvu ntashobora kumenya uburyohe bwabwo bw'abagabo n'abagore bazabujyamo. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba abandi bose bamaze gutsindwa n'iby'ubwami bwo mu ijuru, ariko uyu mwana muto atsinda iki gihangange kuko koko atarasobanukiwe n'uburyohe bw'ubwami bwo mu ijuru twiteguye kuzajyamo. Nshuti zanjye, muri uyu mugoroba, mbese we nawe wabasha kumva cyangwa ugasobanukirwa ndetse n'uburyohe bw'ubwami bwo mu ijuru n'ijuru twitegura kujyamo? None se muri abo banyabwenge bose, ninde muhanzi w'igihangange urusha abandi guhanga? Hari uwakoze igare riragenda, hari uwakoze ubwato bugenda mu mazi, hari uwakoze indege irazamuka, hari uwakoze imodoka iragenda, hari uwakoze Apollo maze irazamuka mu kirere, yemwe hari uwakoze ikibiriti maze aracana, hari uwakoze ubumaji amazi ayabyaza umuriro. Ninde muhanga, ninde gihangange? Mbese ninde washoboye kurusha muri abo bahanzi? Ninde wahanze byose, cyangwa se ninde washoboye guhanga ikiruta ibindi abandi bahanze? Mbese ninde muhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga? Nyamara iyo dusomye amagambo akomeye cyane aboneka muri Yesaya 45 murongo waho wa 18, twagiye niba wagezeyo ngaho soma. Mbese koko dusomye amagambo akomeye cyane muri uyu mugoroba, maze tugasoma Yesaya 45 murongo wa 18, ninde muhanzi urusha abandi guhanga? Pika umurongo wa 18 niba wagezeyo nshuti yanjye. Arandika ngo kuko Uwiteka ari waremye ijuru, kuko Uwiteka ari waremye ijuru niki?
yego ari we Mana, kako Uwiteka rero waremye ijuru ari we Mana, niwe waremye isi akayibumba, kandi niwe waremye rero isi rero arayibumba, akayikomeza, kandi ndetse isi arayikomeza, yayiremye idafite ishusho, kandi isi yayiremye rero idafite ishusho, ahubwo yayiremeye rero guturwamo, kandi aravuga ati ni njye Uwiteka, nta wundi ubaho, izina ry'Imana rihimbazwe. Nk'uyu muhanzi w'igihangange urusha abandi guhanga, niwe waremye isi kandi yayiremera guturwa, nuko aravuga ati ni njye Uwiteka kandi nta wundi ubaho, izina ry'Imana rihimbazwe. Nk'uwo muhanzi w'igihangange, ngo twifuza ko yahanga umutima wawe bundi bushya. Mbese uyu mwanya wa none ni bangahe bifuza guhangwa? Ni bangahe bifuza ko Imana yahanga imitima yabo bundi bushya? Izina ry'Imana rihimbazwe. Uwiteka ati niwe Mana, yemwe niwe wahanze isi n'ibirimo, kandi niwe wayiremeye guturwa, izina ry'Imana rihimbazwe. Munyezaburi yongera amagambo akomeye cyane avuga ngo, soma Zaburi 33 umurongo wa 6, ubwo twagiye kuri babanditsi. Yego, Zaburi 33 umurongo wa 6 kugeza 9 arandika ngo, ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, kandi ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwe waremye ingabo zo muri ryo, kandi umwuka wo mu kanwa ke niwe waremye rero ingabo zo muri ryo, ateranya amazi yo mu nyanja, kandi uwo tubabwira ateranya amazi yo mu nyanja nk'ikirundo, ashyingura umuhengeri mu bubiko, kandi agashyingura umuhengeri nanone mu bubiko. isi yose yubaha Uwiteka, none isi yose yubaha Uwiteka, abari mu isi bose bamutinye, kandi abari mu isi bose bamutinye, kuko yavuze bikaba, kuko yavuze bikaba, yategetse bigakomera, kandi yategeka bigakomera. Yego, murongo wa 9 wagezeyo. Kuko yavuze bikaba, kandi yategeka bigakomera, izina ry'Imana rihimbazwe. Nk'uwo muhanzi w'icyatwa abatwumvira kuri uyu murongo muri uyu mugoroba, ng'uwo muhanzi urusha abandi bose guhanga, ng'uwo muhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga. Wasoma Zaburi 19 umurongo wa 1 kugeza 4, Zaburi 19 umurongo waho wa 1 kugeza 4, akandika amagambo akomeye cyane. Yego, ijuru rivuga icyubahiro cy'Imana, kandi ijuru mureba rero rivuga rero icyubahiro cy'Imana, isanzure ryerekana imirimo y'intoki kandi zayo, risanzure ryerekana imirimo y'intoki zayo, amanywa abwira andi manywa ibyayo, kandi amanywa abwira andi manywa ibyayo, ijuru ribimenyesha irindi joro, kandi ijoro rero rikamenyesha rero irindi joro, nta magambo cyangwa ururimi kandi biriho, bikabivuga nta magambo cyangwa ururimi rero biriho, ijwi ryabyo, yemwe ntawe ushobora kumva ijwi ryabyo. Izina ry'Imana rihimbazwe. Nk'uwo muhanzi ukomeye kurusha abandi bahanzi, nk'uwo muhanzi tusabirana muri uyu mugoroba, nk'uwo muhanzi twifuza ko yakongera guhanga imitima yacu bundi bushya, izina ry'Imana rihimbazwe. Mbese nawe uremera ko rero umuhanzi w'icyatwa kandi urusha abandi bose guhanga? Twasoma Yeremiya igice cya 10 murongo waho wa 11-12, Yeremiya igice cya 10 murongo waho wa 11-12. Mbese koko turakiga byerekeye by'umuhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga ari we Mana, ari utuye mu ijuru rya gatatu twitegura kuzaturamo. Ngaho comeka Yeremiya igice cya 10 murongo wa 11-12, aranditse ngo, muzababwire mutya muti, noneho muzababwire mutya muti, izo bita imana zitaremye ijuru n'isi, kandi izo bita imana rero zitaremye ijuru n'isi, zizacibwa ku isi no munsi y'ijuru, kandi izo mana zizacibwa ku isi ndetse no munsi y'ijuru. Imana niyo yaremye isi n'imbaraga zayo, kandi Imana niyo yaremye rero isi rero n'imbaraga zayo, isi n'abayirimo, kandi isi n'abayirimo, yayikomeresheje ubwenge bwayo, kandi isi n'abayirimo byose bikomeresha rero ubwenge bwayo, ijuru yaribambishije ubuhanga bwayo, kandi ijuru mureba rero yarirambishije rero ubuhanga bwayo. Yego nshuti zanjye, muri uyu mugoroba cyangwa uyu mwanya wa none, iyo Mana niyo tubabwira, iyo Mana niyo tubasaba kwizera, niyo yaremye isi n'abayirimo, kandi ijuru ribambisha ubuhanga bwayo, kandi abari mu isi bose bamwubahe kandi bamutinye mu izina rya Yesu. Iyo dusomye amagambo akomeye cyane aboneka muri Yesaya gice cyaho cya 44 26-28, Yesaya 44-26-28, comeka niba wamaze kugerayo. Uwiteka ari ukomeza ijambo ry'umugaragu we, kandi Uwiteka ni ukomeza rero ijambo ry'umugaragu we, agasohoza inama z'intumwa ze, kandi agasohoza inama z'intumwa ze, avuga iby'i Yerusalemu ati, akavuga iby'i Yerusalemu ati, hazaturwa, kandi Yerusalemu rero hazaturwa, akavuga iby'imidugudu y'i Babuloni, kandi akavuga ibyerekeye by'imidugudu rero y'i Babuloni, imidugudu y'i Buyuda, yego, akavuga rero by'imidugudu y'i Buyuda, izubakwa, kandi akavuga ati rero izubakwa, kandi nzubura imyanya yaho, kandi nzubura
akabura imyanya aya yaho, matongo. kandi iyo myanya yari yarabaye amatongo. Abwira imuhengeri ati kama, kandi akabwira imuhengeri ati kama, nanjye nzakamya imigezi yawe. kandi nzakamya imigezi yawe. Kandi akavuga ibyakura ati, kandi akavuga rero ibyakura ati, niwe mushumba wanjye. kandi Kuro nawe rero azaba umushumba wanjye, azasohoza ibyo ashaka byose. kandi azasohoza ibyo nshaka byose. Akavuga iby'i Yerusalemu ati, kandi akongera akavuga iby'i Yerusalemu ati, hazubakwa. kandi Yerusalemu rero hazubakwa. Kandi akavuga iby'urusengero ati, kandi akavuga iby'urusengero ati, urufatiro rwawe ruzashyirwaho. kandi urufatiro rwarwo ruzashyirwaho. Muri uyu mugoroba ng'uwo muhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga, ng'uwo muhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga tubabwira muri uyu mugoroba, ng'uwo muhanzi twifuza yemwe ndetse ko yakongera guhanga imitima yacu bundi bushya. Reka muri uyu mugoroba data ugira neza, we muhanzi urusha abandi bose guhanga, kandi wemera ko muri uyu mugoroba tumusenga icyampa muri uyu mugoroba, maze uyu muhanzi w'icyatwa akaba mu mitima yacu kandi akongera guhanga imitima yacu bundi bushya. Isi yose mwubahe kandi mutinye izina ry'Imana rihimbazwe. Reka muri uyu mugoroba batwumva rero twemerere uyu muhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga, we waremye ijuru n'isi n'ibirimo kandi akarema isi yacu kuyituraho, maze uyu mwanya wa none yongera umuhanzi w'imitima yacu. Data wo mu ijuru nagaruka azasange twiteguye tuzahembwa ubugingo buhora. Somo risoza muri uyu mugoroba nuko dusoma Yesaya igice cya mbere murongo wa 18. Somo risoza ariko tutaragerayo soma Zaburi 14, Zaburi 14 umurongo waho wa mbere, maze dusatira umusozo wacu. Iyo dusomye Zaburi 14 umurongo waho wa mbere turacyabona iby'uyu muhanzi w'icyatwa, ariko se ni bande babiha agaciro? Zaburi 14 umurongo wa mbere aranditse ngo, umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana ibaho. kandi umupfapfa ajya yibwira ati nta Mana ibaho. Barononekaye. kandi abo bose rero barononekaye, bakoze imirimo yo kwanga urunuka. kandi bakoze rero imirimo yo kwanga urunuka. ntawe ukora ibyiza. kandi muri bo ntawe ukora ibyiza. Nshuti zanjye, umupfapfa ajya yibwira ngo nta Mana ibaho, ndetse nk'uko twababwiye iby'uri umunyabwenge w'igihangange, umupfapfa nawe ajya yibwira ko nta Mana ibaho. Ariko abo bose barononekaye kandi bakoze imirimo yo kwanga urunuka. Reka muri uyu mugoroba Imana iturinde kuba abapfapfa mu ntekerezo zacu. Reka muri uyu mugoroba Imana iturinde kuba abapfapfa, ahubwo nk'uko benshi bavuga ko nta Mana ibaho, reka uyu mwanya wa none uyu muhanzi w'icyatwa yongere guhanga imitima yacu muri uyu mugoroba. Maze isomo risoza aratubwira amagambo yo muri Yesaya igice cya mbere 18, 19. Reka nsabe buri mugabo n'umugore, buri musore n'umukobwa muri uyu mugoroba twese twemerere uyu muhanzi w'icyatwa yongere guhanga imitima yacu bundi bushya, kandi twemerere duhagarare mu mwanya we, maze ubwo agiye gutunguka iburasirazuba azasange twese twiteguye tuzahembwa ubugingo buhoraho mu izina rya Yesu. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 18, ngaho soma ugeze umurongo wa 19. nimuze tujye inama ni kuwiteka. Noneho uyu muhanzi w'icyatwa arongera kurarika buri muntu wese, ngaho mwese nimuze tujye inama ni kuwiteka Nyiringabo avuga. naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, kandi naho ibyaha byanyu byatukura nk'umuhemba, birahinduka umweru bisa na shelegi. kandi birahinduka umweru bisa na shelegi. naho byatukura tukutuku, yemwe naho byatukura tukutuku, birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. kandi birahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. nimwemera mukumvira, noneho abantu nimwemera mukumvira, mwese muzarya ibyiza byo mu gihugu. ariko nimwanga mukagoma, nyamara abantu nibanga bakagoma, inkota izabarya. inkota y'Uwiteka izabarya, kuko akanwa k'Uwiteka ariko kabivuze. Muri uyu mugoroba ni bangahe bashaka kujya inama n'Uwiteka? Ni bangahe bashaka kujya inama n'umuhanzi w'icyatwa? Ni bangahe bashaka guhagarara mu ruhande rwe? Niba wumva ushaka kujya inama n'Uwiteka kandi ukaba ati mpereye uyu munsi wa none ndashaka kujya inama n'Uwiteka, we muhanzi w'icyatwa uruta abandi guhanga, niba uhagararanye nanjye muri uyu mugoroba, ngaho haguruka dusenga Imana muri uyu mugoroba. Niwe muhanzi w'icyatwa, ngaho nimuze tujye inama ni kuwiteka avuga. Naho ibyaha byanyu byatukura tukutuku, ariko nimuze mukajya inama n'Uwiteka, Uwiteka azabyeza bise n'ubwoya bw'intama bwera. Reka muri uyu mugoroba Data wo mu ijuru ugira neza, reka muri uyu mugoroba
Mana y'amahoro ibeze rwose, maze itubere umuhanzi w'icyatwa urusha abandi guhanga wahanze imitima yacu, nagaruka azasange twiteguye tuzahembwa ubugingo buhoraho. Niba wifuza guhagarara mu ruhande rw'Uwiteka kandi akakubera umuhanzi w'icyatwa, zamura ikiganza cyawe maze dusabe umusaza dogiteri azadushyira imbere y'Imana muri uyu mugoroba. Niba wifuza ko yidata kubera umuhanzi w'icyatwa, zamura ikiganza cyawe maze igihe dusenga n'abavandimwe bacu n'abashyitsi bacu baje muri uyu mugoroba kandi babanye natwe muri uyu mugoroba, zamura ikiganza cyawe kugira ngo Uwiteka tubere umuhanzi w'icyatwa muri uyu mugoroba. Yesu gira neza, twambika imbaraga yo gutsinda no kunesha kandi duhagarare mu ruhande rwe mu izina rya Yesu umwami wacu. Amina, amena. Twambaze. Amena. Data wera, Mana ishobora byose, utuye mu bwoko bwo mu ijuru, urera urera urera, izina ryawe ryarihimbazwe. Amena. Tugushimiye ko uri umuhanzi waremye byose. Amena. Kandi tugushimiye ko waremye umuntu ukamuha n'ubwenge bwo kumenya, cyane cyane ko waduhaye gusa nawe, ari nacyo wifuza ko twaba. Data turakwinginze kugira ngo utwakire uko turi, uko tugira uko ushaka, kugira ngo igihe nikigera Data tuzibane mu bwami bwawe. Amena. Tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo ritwereke icyo uriwe, kandi tugushimiye ko waryanjije kugira ngo ritugire inama, rijye rituyobora, rijye duha amasezerano meza kandi wasezeranye ubwawe. Tuvuga ko igihe kizagera maze abantu bawe mugabana mugaturana, mukabana muri Yerusalemu nshya. Abari aha ngaha bose ndabasabira umugisha kugira ngo nanjye ndimo tuzibane muri Yerusalemu. Amen, amena. Tuzibane nawe byiteka ryose. Amena. Uwo niwo dusabira kandi n'uwo watumye Musisi kugira ngo amagambo atugeza guturutseho abashe kudukizanya nawe n'umuryango we. Data ubwo amaherezo meza y'ibyaremwe azabaho, amaherezo meza ni ukubana nawe mu bwami bwawe. Amena. Twese tuzabe duhari. Amena. Twambike imbaraga y'umwuka wera kugira ngo atuyobore, twambike ubwenge butuma twongera kumenya ko ari Imana, kandi tubashije kumenya icyo ushaka no kugikora. Amena. Udutsindire umwana Satani n'abadayimoni aribo bagaragu be, kugira ngo umwuka wera dukoreshe atubashe kubabanisha no gutsinda. Kuri wa munsi numanuka tuzavuye tuti ngiriye Imana yacu twategereje ituzanira agakiza. Amena. Ukomeze kubana natwe muri ibi byumweru, kandi buri munsi twunguka kumenya, twongerwe n'ibyiringiro kuzabana nawe, tubyambaje tubyiringiye mu izina rya Yesu umwami wacu. Amena.